exactement kandi agomba kureba ko Araya ahetse noneho ni utwaye isiganwa ahetse isiganwa kuko mu by'ukuri ntabwo Marivoet gifite imbaraga zo kujyana na Araya aramusize Eritrea ashaka etape irashaka umwambaro Araya kuko urabizi ko azanye amavuta ibitunguru inyanya heno karaza kumanukana akamamiyo agira avanga bifatiranye Araya akomeje wenyine Araya ni inderibuga cyakirama ibigwi bya Araya ubwira abanyarwanda n'abakurikiye iri siganwa bamenye ko ari izina ryo kwitondera kuko bavuga ngo uwariye ni urya Araya kandi ngo peti izo umuntu arimo aragira ate bakaba ko agatoki kamenyereye gukomba gaherayo naho Mizelayi Araya yavuze ku itariki ya 12 ukwezi kwa 9 mwaka wa 2002 ni umusore ukiri muto w'imyaka 23 akaba yaravukiye mu mujyi witwa Adimusa mu gihugu cya Eritrea apima ibiro 57 akaba afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 70 byiza cyane ku muzamutsi ntaremereye kandi ni muremure ku buryo biramurera cyane kuzengurutsa imashini nibyo rero uyu ni umusore muri Tour du Rwanda muri shampiyona y'iwabo irimo babandi yaje yambaye umwambaro w'umukinnyi wegukanye shampiyona y'iwabo muri road race asiga abagenzi b'amasegonda 25 uyu muntu yatwaye stage muri Tour of Japan urumva uyu yegukanye umwanya wa gatatu muri Tour du Rwanda asigwa amasegonda 23 muri Tour du Rwanda 2021 bivuze ko n'umukinnyi wakina classement ariko kandi nubwo afite amasegonda 15 pero timira mureba iduri mu kumubona ariko rero reka tuvuge ku buryo bwa tactique rero ese byaba bisobanuye iki Eritrea ishaka kureba umuntu ufite gahunda uyu munsi kureba niba amayojo yiteguye bitewe nuko Araya ntabwo ari kure cyane kuri classement general kubera ko Araya nawe nujya kureba kuri classement general Araya kubyo ari gusigwa naho Muzera arasigwa amasegonda 11 ni ukuvuga ngo ni uburyo bwiza reka twohereze uyu muntu nitumwohereza turebe ninde ukora reaction noneho mu gukora reaction turamenya aho duhanganye bivuze ngo nabikubwiye ko urebye kuri order ya Eritrea habanze Noki akurikiyeho leta naye Merawi Kudus akaza noneho umuntu navuga ngo ni umudistributeur ona ruboneka kwa kunda kina Morgeta oya ukuntu ruboneka kina babita gute kuri ajya hose Mr Everywhere oya umukasere kugenda kugera ni playmaker se nicyo ushaka kuvuga nebe kintu ushaka kuvuga ikizina kaje kagakiza kuri bafata umukaseri cyangwa se umukinyi ugenda akabashobora kugaruka zirimo riranga kuza ku buryo uyu naho Muzerayi ya defanda ibya Enoke ariko yanatakira Enoke mu gihe cyo ariko binanze yanagera hereke yego byo kubwira ngo we afite yes afite baro yatanga baro niyo muntu utemereye gukoresha konsigne yayitanga yanatsinda byose ashobora kubikora uwo rero ni Zerayi afite inshingano hano niwe muntu udafite konsigne ibintu byose yabikora naho Muzerayi rero akaba gusa nawe ntabwo gapu yamukundiye ko afite amasegonda 15 ndetse ubona ko ahisemo gutegereza asanze MSN ariyo mwami w'umunsi oya nese nuko umuntu yemera icyaha oya ntabwo yigeze yataka mu by'ukuri ikintu yakoze reka dukureyo Marivoet wari wagiye ntere mu gihuru reba ikibwejuye bihabwejuye kilometero 20 za nyuma ngabo bake ubundi mu by'ukuri reka mbabwiye ko Tour du Rwanda yatangiye umunsi ngabo abantu gushaka amayo jaune hano hantu dufitemo NCN ariyo iyoboye abantu bari kubonamo kilometero 20 mayo jaune uramubona ariko box to box la umukinnyi ukina box to box nanjye naba nagiye nagiye ngo Mr yazaga kumva ndamubonye ruboneka nkabona aragiye gisubiye Gatsibo akagaruka akajya Kimihurura akajya Shyorongi neza box to box nicyo cyiza nyine cyuko Tour du Rwanda iri gutambuka kuri televiziyo Rwanda uwo muntu urinde Ibra arakoze cyane rero ndangishaka Ibra ugiye gushaka box to box se kandi bayikubwiye uri kujya gushimira NSN rero nifite mwabonye ko NSN nayo yashize mayo jaune inyuma ye NSN byagenze gute rero ni ukuvuga ngo NSN abakinnyi bayo bose batambika basigaye
dusigaranye abakinnyi bajya gukina classement general ba NSN. Niyo mpamvu dufite umukinnyi n'umuriyetena n'umuriyetena nuko aramwatakira. Reba kuko araya nawo mubamugaruye yemeye icyaha. Oya none reba bamugaruye nta gahunda. Reba yageze arekera kunyonga bati ngaho muze twamaze kubabona. Buriya nuko ngo twandabwe Samson Salmon umutoza wa Eritrea aravuze ngo gabanya kubera ko ibintu byose mu biganza bya NSN ubu gisigaye no gucungana nake reka no gucungana ubona ko none reba ataka yose gukorwa amayosho nahise yigarurira kubera ko umukinnyi wa NSN icyo ari buze gukora arakomeza gutuza mu bantu baje ninde rero haje Enoke wambaye Enoke wambaye umwenda wa twita etape kuko yabaye kabiri oya etape yejo Enoke yabaye wa kabiri babiziko kugira ngo abageze Enoke akurikiye uriye Enoke umugaraje Enoke ajirusizi gukora iki cyane Enoke ashaka kuzakubabaza ejo waramu agakosa kabaye ntabwo kaduturutseho etape ya mbere ariko byagenze agakosa kabaye nikaduturutseho kariya ni kwa kundi nyine bibaho usko iriya video y'ibyaranze gusoza etape wavuze Enoke wabaye kwa kundi umuntu yogeza igitego ngo lala kigiye hanze ndabona ati ya kandi igitego cyagiye kuko yakoze gusa ubona ko no twatangiye gusa Sudan nawe yaje bitewe nuko intego ihari ni imwe kandi dushobora kuba dufite abakinnyi 30 uburyo bwiza no kugabanya umubare w'abantu bagiye gushaka intego niyo mpamvu utangiye kubona za picnic zikora amataka kuriya nka picnic yari niyo ifite abakinnyi 3 ibyiza si uko bose baguma hamwe ahubwo nuko bagomba gufata bamwe bakaba ibitambo by'abasigaye bakajya batera udutero shuma ubundi hari umwami dukundaga cyane bati reka dutere ariko icyo gihe ugasanga ariko se ingamba z'ubwirinzi za NSN uyu munsi zacitse intege zanze kuko impamvu ingamba zabo zanze ingamba za akaba ari ujya imbere akaba ari ujya inyuma akarukurura bafite umurete n'umwe reka turebe rero ninde ufashe umwanzuro kubifata mu biganza bye ipeloto ntoya ari nako raporo nabwira ko nabwiye ko hano hari umuhanda bari kubaka bagomba gukoresha niyo mpamvu yo kubabwira ko bakoresha uruhande rumwe rw'umuhanda bayibonye ko tugeze muri ibi nta kibazo kuko uyu muhanda uretse kariya kavuga nta kibazo kandi muri ino minsi gravu irashaka kuvangwa kubera gravu y'umukara ariko abantu ndabemeye uyu muhanda nijoro reka abantu bajya bavuga bati ryame musinzire reka nkubwize ukuri uyu muhanda twocemo nutinya uzatinye cyane uzatinya u Rwanda cyane umuhanda urera cyane oya noneho mu minsi yashize twaraciye twebwe twaciye ntabwo ari nyabagendwa Nyamasheke district ikaze mu karere ka Rusizi ibirometero rero ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo iri siganwa ndabona abantu baryanze reka ndebe uko nagenda ariko naho peloto imufata ikaze buriya hariya no gusohokayo hariya no kuvayo niyo mpamvu hari uwakwamugwa usohotse Rusizi ujyayo ubu rero winjiye mu karere ka Rusizi nyuma y'uko rero twabonye arayagenda indi teste yo kureba ni bandi bagenda hari igihe uvuga uti rero ndabona bari gucunga bakujije uwagenda bagakomeza gucungana abaca muri hugu ibyo bintu Rukara yarabikoze baracunga n'abatamuzi aragenda arigendera amanota rero mu musozi akaba amaze kwegukanwa na Zomermant hanyuma Enoke wa kabiri mu gihe umwanya wa gatatu ufashwe na Van Hufel ayo rero ni amanota ya nyuma yari ku musozi wa kategori wa kabiri Bushenge picnic reka bimugaruye picnic simumira nta nubwo akoze na kilometero urajya he acyuye ari utuntu ufite gukora mayo jaune ya kugeza ubu agomba kwirinda reba ikintu giteye ubwoba n'iki rero nuko Eritrea nyuma ya mayo jaune ndetse nande na Enoke ubu Eritrea iri gukinira zigenza nuko ahangaha nuko Eritrea ishobora kugira ahantu ivuga ati baje babiri akamuzamura nkande mushiti waje kudusa bati kudusa twari igihembo wakoze nanjye nambaye mayo jaune ko byarabaye 2020 hano nuko batari mu ikipe imwe Restrepo yatwaye Binyamu utazamuka bageze hano Binyamu gati rero Restrepo ubwira abantu muri Colombia ba James Rodriguez ba Damel Falcao yuko ariko fair play kinwa genda tware tape bajye bareka ibintu byo kwiharira ntabwo ari nabyiza ariko ngiye rero peloton abantu twarabwiye tuti etape ya mbere ya kabiri nimuzaryoherwa ariko kuva kuri etape ya gatatu mugomba kuzaryoherwa na Tour du Rwanda kuko uyu munsi mwabonye ko habayeho amatake kugarura breakaway ndetse no gucikagurika kwa peloton cyagikundi twe dufite ya peloton yacu no ubureka twego no icyo dufite front of the race ya mayo jaune irimo bande rero dore ndabona Eritrea ndimo ndabona n'amaso noneho ikindi uze kureba harimo nande na Grimey y'umunya Eritrea uri muri none ikintu gitangaje Getona yasigaye wa mayo jaune
mbere hano Lieutenant Major John ni bande yasigaye. dufite rero dufite Picnic dufite NSN Eritrea Picnic byenda kubera ko hari umukinnyi wa Picnic ukorera abandi ni ukuvuga ngo aho kugira ngo birirwe bicaye ni ukugabanya umubare w'abantu kuko urabona ko reba inyuma dufite abakinnyi basigaye umwe dore abandi bane bari gusigara ikize rero navuga ngo peloto yamaze kugera mu kibuga arimo arahangana cyane kariya kataka kukozemo arimo arashaka ngo yabaye ururimi ab'inyuma banze kuza n'ab'imbere ntiyabafata ururimi ngo ruhita ruba nka karavati iyo umaze kwahagira ngabo rero haje banga 1 2 3 4 5 6 7 8 baje Rusizi gushaka inkingo ariko nabo bagomba kwikiranira kuko hano hari intego imwe cyangwa se ebyiri hari mayo jaune nibura na etape bityo rero bagomba kwigabanyamo Picnic abasore mu Buholandi nibo bazanye iyi kipe umuholandi aheruka Tour du Rwanda etape 2009 ubwo yakirwa ku nshuro ko arimo arareba inyuma kavuga ati se hari umuntu waje kugira ngo amfashe nta muntu yasigaye araje ntabwo yaje uri wenyine agiye kwirwanaho amagara yateruye hejuru sama yawe yaterewe hejuru kuko bagiye kwinjira mu mujyi wa Kamembe wo ngo mureba ikipe ya Picnic igizwe na Bush Jacob umwongereza harimo Van List bageze giheke Bonjour Mateo Ubirigi Van der Wet Tom na Zomrand Jorgen ari nawe ugeze uri gukurura Zomrand Jorgen ari nawe uri gukurura iri siganwa kugeza ubu ngubu uyu ni umusore w'imyaka 20 yavutse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri muri 2006 apima ibiro 37 afite uburebure bwa metero 1.90 yabaye wa karindwi muri shampiyona y'Uburayi yabaye muri 2025 Major yifatiye umwanzuro wo kujya imbere kuko aho kugira ngo tukomeze gutegereza ibitero bya Picnic wibuke neza ko tugeze mu kilometero za nyuma abangaba batuzanye nibo beza baturutse Rwanda nibyo rero n'ubundi baje monyetere batatu aheretere mu tubuze etape igoga yasimara itabi na minisitiri aho baje rero nahangaha baje Rusizi mu murwa Kamembe amasegonda 15 niyo iyi groupe iri kurega peloton ikurikiye amasegonda 15 yarimo itandukaniro hagati yabo iyi ni groupe ya kabiri iyi ngiyi ni groupe ya kabiri yande izemo n'undi munya Eritrea Eritrea ko ari benshi Eritrea nuva mu yabatangatanze ntabwo ari umwe ahubwo ni babiri harimo abakinnyi babiri ya Eritrea warebye se ko harimo na Istanbul harimo na imbere agiyeyo abakinnyi babiri Eritrea n'uwa Istanbul hano hasigaye abakinnyi babiri ariko ntabwo barimo baratakana buri kanya kubera ko barebe niba bafunga barebe niba basubizamo abo ngabo ndeba ni umusore w'ikipe ya Israel uyu nguyu ni ndo muri uyu ni Enoke ari kumwe na ndabona Enoke ndetse ajyanye na Murfwet na Yafeti Murugweta aba rero dufite umusore muri ikipe ya Istanbul akaba ari jezi 34 akaba ari Aweti Amani rero niwe munyeritira wundi uri muri no groupe ya Mayo Jaune ariko imbere yaho ni groupe ya Mayo Jaune akaba bayatake ariko Amani Aweti akaba asigaye na groupe ya Breko dufite irimo yakorana mu matake ya buri kanya kubera ko nabwiye ko intego iri imbere ni ebyiri bityo bagomba guterana ibumoso iburyo murabona Brekawe ibumoso dufite groupe ya kabiri bivuze ngo mu by'ukuri kumenya peloton ubu byagoranye kuko peloton yakomeje kurayo abakinnyi benshi ni bande rero dufite muri no groupe imbere ahangaha ahita mwataka umusore w'ikipe ya Picnic kugira ngo arebe ko ntawakurikiye kubera ko bafite abakinnyi babiri ariko muri abakinnyi bafite harimo haraza nibyo impamvu yatatse groupe ya kabiri ijemo barabafashe iyi groupe rero ikaba ijemo umukinnyi Ndonguru Samuel muri no groupe ngo yambaye jezi 143 ariko akama amatake hayisaba atake imbere zihuse cyane kubera ko nta mwanya wo gutuzwari barimo bashaka ibebo Picnic iragurutse akurikirana n'umukino w'ikipe ya Istanbul umukurikirana muri Istanbul ninde akaba ari Amani Awet akurikirana umusore w'ikipe ya Picnic nta mwanya wo gutuzwari koko turi muri kilometero za nyuma nibyo rero turi muri kilometero za nyuma zigiye gutanga uwegukana agace ka gatatu ka Tour du Rwanda 2026 aho rero berekeje naho mureba mu mashusho mu mujyi wa Rusizi Kamembe ikikijwe n'ikivu Kamembe yateye imbere ku mihanda myiza Kamembe y'amahoteli Kamembe igira amahirwe ko ifite ikirwa cya Nkombo Kamembe isambaza Kamembe y'inkweto zihendutse asi imyenda ntagihendutse wowe wimenyera inkweto ibyo natangira ukavuga hari umuvandimwe wambukanye
nzaruhahira yuzuye inkweto. umujyi wa Kamembe rero ukaba akarere ka Rusizi gahana imbibi n'Uburundi ndetse na umusore muri picnic aramanutse ubwo ni umwanya mwiza nababwiye ko igice cya nyuma cyo kumanuka ni kilometero 6 zo kumanuka gusa ariyo mpamvu mbonye ko uriya musore amanutse yerekeza i Kamembe ariko afite kilometero 3 n'ibice bibiri byo kuzamuka ari ntagomba gukorera itandukaniro ninduje rero rero niwe ufashe umwanzuro wo gusiga abagenzi bati aho kugira ngo dukomeze tugendane ibirometero bya nyuma reka nijyane ngaho rero aho bagiye kumanuka reba byanabwaga byuko muramanuka mukagenda mukajya gushaka hasi ikiyaga cya Kivu ubundi mukabona kuzamuka muramanuka mugasoza bagasoza noneho bazamuka barasanga bari gusohoka mu Rwanda bajya i Bukavu ariko ntibari bahita bakata bagaruke mu Rwanda. Nibyo rero kugeza ubu harimo amasegonda 50 hagati ya peloto ya mbere yasigaye n'iya kabiri ariko kandi kugeza ubu ngubu mu bantu baridinze groupe ya mbere ikurikiye breakaway irimo Ribeiro, Murugeta, harimo Enoke, harimo Amani, harimo Martin nawe yagarutse. Martin yagarutse ngaho ngibi bibategeye dore aho bagiye kumanuka rero aha hantu birasaba umuvuduko basaba na drone ariko ibakurikira kamera y'imoto ntabwo bishoboka hariya kubera ko mbere na mbere moto ntabwo yasika igari hano hantu niyo mpamvu moto ibirometero 10 bya nyuma Kayishema aha ni full gas nta kintu kigomba gukorwa picnic ese twabona umusore yaba ari umuholandi akabakuraho aga gutegereza abahorandi bafite kubera ko Amsterdam aruka 2009 ubwo batwaraga etape ya Tour du Rwanda ese biraza kubashobokera uyu munsi amahirwe ari mu biganza byabo kandi bagomba no kuba kubikorera birumvikana akaba rero dutegereje kureba niba abahorandi bagize abakinnyi bakomeye cyane mu Buholandi twa bagize abakinnyi barimo nk'aba yambaye ejo nakaje navuga yambaye umwenda wa magri ya roza agira ikibazo ava ku igara riruka uko rero ko ikirere kimeze hanyuma umuyaga none reba umuyaga rero umuyaga uva mu majyepfo ujye mu majyepfo burengerazuba uwo rero akaba amanutse arimo arekeza hano mu karere Banyarusizi mujye ku mihanda mujye gato ku ruhande kubera ko umuhungu aramanutse ahangaha niho nababwiraga baba bategereje bati nta nk'umunyiro uwo rero ari kumanuka arimo aramanya neza amakorosi ariko inyuma gatoya afite abandi baje bari gusigwa amasegonda 12 uwo rero umusore wa picnic umanutse uje gushaka igihembo cy'umunsi nababwiraga ko ikipe nababwiraga ko Ubuholandi buheruka gutwara etape muri Tour du Rwanda mu mwaka wa 2009 etape yatwaye na Aude Office Drink niyo watwaye icyo gihe etape ya Drink iyo rero peloton imukurikiye mu gihe we yamaze gukora breakaway kuko yabatanze gutangira kumanuka yari etape yavaga i Kigali Nyagatare arasoza kumanuka itazamuka kilometero 3 ageraho basoreza iyo rero timo turaberuka peloton ngaho rero picnic umusore muri picnic akaba jezi 85 rero akaba ari we utwaye iri siganwa akaba ari we kugeza ubu ni Zomermandi Jagen Zower akaba ari we umanutse hano uje gushaka igihembo cy'umunsi gusa ntabwo yerekwa ko inyuma y'peloton yaje igisigaye no kureba uyu musore ukiri muto cyane kuko afite imyaka 20 y'amavuko akaba ari umuholandi ufite ibiro 67 ufite indeshyo ya metero ndetse na santimetero 90 usanzwe nkobye hari aho yatsinze gaturebe hafi aheruka ni muri European Continental Championship aha bari muri road race yegukanye umwanya wa 7 hanyuma Tour du Rwanda uwo rero ni Jagen Zomermandi umubirigi Zomermandi muri etape yasorejwe igwe ku munsi w'ejo yasoje ku mwanya wa 16 ya Rwamagana yasoje ku mwanya 34 ubundi umwihariko we akaba ari umukinnyi mwiza mu guterera
mubwira ko rero kilometero enye gare wanda babwiraga aho bagiye gusiga umuhanda ahangaha ni Enoke ni ikihe kibazo Enoke agize ikibazo cy'igare rigoga muri kilometero 6,200 ari nako Zomland umusore w'umuhorande agiye gukora kuko yamaze kimyaka Enoke yamaze kuva mu bajya gutsinda kuko ahangaha bagiye gukata Enoke Tour du Rwanda iminsi 3 mibi cyane Enoke usaba dépannage mécanique Jageni yakinnye Giro d'Italia ya Next Generation inshuro enye yakinnye yabaye wa 33 muri stage ya Alpe Isère Tour namwe mu marushanwa yitabiriye. Uyu musore yamaze kuzamuka ndetse yamaze gutumbira ahangaha agiye kwerekeza mu kanya gato ngaho rero agiye kuzamuka akaba yamaze gufata umuhanda werekeza hano kuri finish mu kilometero cya nyuma. Jorgen Zomland akaba ari umuhorandi arazamutse. Uyu musore yatatse amaze gusohoka muri gisakura nyuma yuko amaze kuba amatake menshi agiye kugana ikipe ya Roto ngo Enoke Enoke yaza gusubizamo no gutegereza tukareba komiseri y'amabere aracyari Enoke ni byiza ahise kwerekana muri Peko bagize muri kilometero ya nyuma. Reka ndabona peloto bibaye kwitegereza cyane cyane bigendeye ku ruhande rw'umunyariteria. Enoke yamaze gusubizamo rero akaba ari mu kanya ubwo Enoke yagiraga ikibazo cyatumaga ariko Enoke akaba amaze gusubizamo gusa baracyamanuka turacyari muri za kilometero 3,200 ntabwo baratangira kuzamuka ku buryo bavuga ngo byarangiye. Niyo mpamvu Enoke na peloto nibasubizamo baza kuba byiza cyane tukaza kureba kilometero za nyuma zo gukina hagati ya Jorgen Klopp akaba ari we ufashe umwanya. Jorgen Zomland niwe ukomeje kuyobora rero mu birometero bya nyuma bigiye gusoza agace ka gatatu ka Tour du Rwanda 2026 afata position aerodynamique kugira ngo hangane n'umuyaga kubera ko umuyaga imura uva ku kiyaga cya Kivu ahanyuma ahangaha ku bantu bo Rusizi arimo amanuka kuri wa muhanda ujya kuri Rusizi no ku karere. Nibyo nanze kuvuga hoteli kugira ngo ntamamaza niho hantu rero muri position aerodynamique kucyegeranya amakuru kuriya no kugira ngo igare rye ariho uburemere bukwiye noneho yinjiye mu muyaga neza koko aremereye. Jorgen Klopp araje nguwo rero Jorgen Zomland n'ubundi watatse rwose mu birometero 20 bya nyuma baramureka aragenda agiye afunze rase kwa kuno mungu yiteguye kunyukira igare agiye kuzamuka ibirometero 4 bya nyuma Kayishema kilometero yeza nyuma kuri Zomland ngizo rero akaba yamaze gukata rero wa muhanda abwiraga asize umuhanda ujya ku Kivu afashe umuhanda uruka mu gihe Rusizi asiga n'umuhanda ujya kuri Kamembe International Airport ntagaragera agiye kuzamuka ahubwo afashe umuhanda ukanya gato araza gukora ya deviation nabwe yakati buryo ayibuze ko asize iburyo ni nyine iburyo ibumoso niho arasiga ibumoso akati iburyo. Zomland Jorgen araje ngaho bamubwira ko ahantu haramanuka cyane ndetse harimo utuntu dutoya arimo bamusaba yuko ajya mu ruhande rw'ibumoso rw'umuhanda aba bita drapeau jaune baba bakoze akaza kumenya cyane kugira ngo umutekano ngiyo na peloton ariko yamaze gukata yamaze kujya ku kilometero cya 4 ngabo rero bakaba amaze gusesekara ndetse ngaho rero akase noneho yerekeza he agiye kujya gushaka ikibuga cy'indege cya Kamembe. Uwo ni umuhanda kuya mutoya ngo rero agiye ahangaha atangiye gutambika kilometero 3,200 niba mureba neza hariya harimo hasi Paul akaba yisize uhagarutse mu mujyi wa arasiga abamukurikiye amasegonda 25 ndetse barimo na Yellow Jersey ndetse ageze mu birometero 3 bya nyuma amaze gukora kilometero 200 agiye kuzamuka kilometero 3,200 ngiyo peloton ya mayo jaune yaje. Enoke ari hehe? Enoke yakase. Reka turebe rero kilometero 3 za nyuma Jorgen Zomland yahagurukiye arongera amasegonda 25 kuri Jorgen amasegonda 25 peloton inyuma arahindukira ariko peloton yaje 25 mu kuzamuka ni make cyane kuri ryo igihe cyose peloton yamumira ni peloton ikomeye ni peloton izamutsemo Nyariteria peloton irimo mayo jaune Paul Marty ni peloton izamutsemo nimero 2 Enoke Murbrand ngabo rero ariko barimo arasigana ninde mayo jaune afashe icyemezo Paul Marty mayo jaune nufashe icyemezo yo kura kubera ko nta muntu asiganye mu ikipe yo kumukururira n'ukubyikorera niba ashaka kugumana mayo jaune nibyo rero ibirometero 3 bya nyuma n'ubundi usigana kuri groupe mayo jaune ari nako na Paul Marty nawe umusozi umubwira uti ibi ntago ibyo nimwigiyaga Inyamata sibyo mwigiyaga Nyanza. Nibyo rero woni Jorgen ari nako directeur wisiganwa directeur technique Philippe Koyu akaba ari na directeur technique wa Tour de l'Avenir avuga ati ngwino tugende ngaho rero urabona arahageze nguyu rero kilometero 2 za nyuma birometero 2 bya nyuma kugira ngo arahagurukira igare
ni umuzamutse urebye ibiro bye n'indeshyo ye ari guhindukira cyane umuyaga urimo uva mu majyepfo ujya mu majyepfo y'uburengerazuba yakagombye kwihorera reka turebe rero Enoke ari inyuma uyu musore agiye gutaha ngaho rero hariya tugendeze agiye gusiga umuhanda w'igikamembe afata umuhanda uza kuri kati iburyo Jürgen Klopp kati iburyo ariko n'ibiki ndabona mayo jaune ahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda dore no tugize amasiganwa atandukanye hari abarwanira mayo jaune hari abagiye gushaka Jürgen na etape ubu dufite mayo jaune Enoke afashe umwanzuro wo kuzamuka mayo jaune ubu ni bwa buryo kuvuga ngo reka none nguzamure ngusige mayo Enoke yamaze kuva muri etape agiye gukina mayo jaune nibyo kuko ntacyo Jürgen Zomermandi abatwaye kuko etape ya mbere yasoje ku mwanya wa 16 etape ya mbere ku mwanya wa 34 etape ya kabiri asoza ku mwanya wa 16 mukanya urebe ku rutonde rusange aho Jürgen Zomermandi ahagaze kuko urabona ko mayo jaune bo barimo barakina hagati yabo arigendera rero Jürgen Zomermandi ufashe umuhanda wa nyuma ugiye gutumugezaho turi gusoreza etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yahagurutse Huye ikaba igiye gusorezwa Rusizi kinire mibi cyane kuri no groupe imukurikiye kubera ko harimo gusigana hagati yabo nta muntu uri gufata umwanzuro nta mukiri ufite mugenzi we kuryamukurira ndetse twagize isiganwa rya gatatu rya mayo jaune kubera ko Enoke mu Brand muri bano bantu wagiye ni uri hafi arimo asiga amasegonda 5 bityo Paul Martin yahisemo kureka etape asigarana mayo jaune kubera ko ushobora gushaka byinshi kabura n'icyo ufite tugize isiganwa amasiganwa 3 hari Jürgen ujya gushaka etape hari abari kumuhiga ndetse akabona mayo jaune yahisemo kwivamo ndetse bajya gukina gusa ntabwo birarangira bamaze gukata rero groupe ikurikiye ari nako groupe ikurikiye ari nako na mayo jaune ndetse na Enoke baza nabwiye ko impamvu nuko mayo jaune yasanze etape atayikina ahitamo gukina mayo jaune mu gukina mayo jaune yahisemo contre attaque yahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda kilometero ya nyuma rero kuri Jürgen Zeman nibyo rero ari muri kilometero ya nyuma kugira ngo asoze hano yegukane etape ya gatatu ya Tour du Rwanda turatangira kubara metero Zeman asigaye igihe cyari gishize n'ikindi imyaka bate Amsterdam hariya neza hafi ya farumasi hafi y'urusengero be bategereje imyaka igera hafi yagiye kuba 20 Zeman ese yamaze kwitegura ahagurukira none igare dore bwa mukinnyi w'umunyonzi mwiza nabwo uzamuka nyuma y'imbaraga nyinshi yakoresheje none ubundi buryo kugira ngo aguruke kuri ya pesi yazamukaga azamutaza hano ku isoko rya Rusizi kuri full gas nimero 45 arongera azamukira igare nikekana ko imbaraga zamaze kubanye ariko umuzamutsi mwiza ntabwo agurukira cyane ibari gukora no kugira ngo agume kuri ya cadence nyuma nafite kilometero 20 ku isaha nkaba nasubiye inyuma kuri kilometero 18 reka nsubizeho za kilometero 2 kugira ngo atagira ungarura azamutse Zeman niyo mpamvu na ejo abamoto barabirukanaga ariko uko akari umuntu ku giti cye nta kibazo byari ngo rero Zeman yongera kwaksera kugira ngo areko yashyira meta ageze muri mwabonye ko amaze kwijya muri metero za nyuma Zomermandi aje gushaka etape barategereje Amsterdam barategereje Zarahe n'ahandi bategereje ko bareba etape ariko birakunze ngo rero umuhungu azamutse aje gushaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byarangiye nibyo rero ni Jürgen Zomermandi ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akaba aje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi Jürgen Zomermandi umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashyize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudira kisiga kugira ngo aze gufata ifoto ikwiye neza Zomermandi Amsterdam baragutegereje Zarahe baragutegereje Ajax PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje abantu bose baragutegereje kugira ngo bikunde ayubura amaso ahubwo ntabwo tuzakomeza gutegereza abwira abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite ambasade Gefesirete Zomermandi Jürgen umusore wavutse tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2006 reba ibyishimo byo kurangiza 1-2 avuga ati twarabikoreye ari nako avuga ati dore mayo jaune araje Enoke byamugendekeye gute ari no kumunyetera afata umwanya wa 5 Enoke mu Brand ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje reba yaje hariya yitwa niyo ngurusabwe mayo jaune nabaje kudefanda ari marwana amasegonda kugira ngo rekora amasegonda bamusigaga niyo ngurusabwe nawe ahita atambuka ku murongo reka turebe rero abandi be kudefandana mayo jaune Paul Martin aza ashaka amasegonda
amasegonda agomba kunyugiga kuyagarira amasegonda gukura kugira gatavamo Paul Marty agira hano arimo arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye Paul Marty Gefersi Terde Jagani Zumermandi nababwiraga ko umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa 2026 uyu ni umuhorandi ufite ibiro 67 afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 90 yavukiye mu gace ka Franeleke yegukanye etape ya gatatu ya Tour du Rwanda 2026 yahagurukiye mu karere ka Huye isorezwa mu karere ka Rusizi twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Kamembe Tour du Rwanda 2026 official iratangiye ku uyu munsi dukoze imisozi 6 sprint ebyiri felicitation ku muhorandi iyarukaga kera mu mwaka 2009 harimo amasegonda 11 Paul Marty yasigaga Jürgen aina kutwakira mu gishambo yize ese yaba amasegonda 11 mwavuyemo tukaba tugiye guhindura umwenda wa mayo jaune tukaba undi muntu wa gatatu wa Tour du Rwanda irakomeye Tour du Rwanda irakomeye cyane kandi Tour du Rwanda iraryoshye kayishema kuko Rusizi murakoze cyane Rusizi Kamembe mwakoze cyane kandi muze kwakira ababaganye service nziza inoze nk'ibisanzwe ku banyarwanda imyaka aka kantu se navuze ka Gefeliciter de usiko gasobanura ndumiwe nateguye we attention nguwo rero Jagani Zomerman umaze kwegukana etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yiteguye ubwo umuhorandi yatwaga etape ya Tour du Rwanda uyu muhungu yaracyambara pampese yari afite imyaka 2 ariko aravuze ati reka nkwereke ko mu by'ukuri byaba ubu ni nkaho uyu ni umuhungu watsinze etape atwaye imyaka 17 yo gutegereza nibyo rero felicitation cyane mwongera nkagira nti mu rurimi rw'igihorandi bagira bati Gefeliciter kuri Jagani Zomerman negereje ubutumwa bwa ambasade Christian rero Zomerman Jagani amaze kwegukana etape ya gatatu Huye Rusizi